Ifura mu binyamakuru. Twari muri iyi nama duhuje n'abafatanyabikorwa imiryango itandukanye itari ya leta, abanyamakuru abo bose bafite aho bahuriye n'igikorwa cyangwa se na gahunda yo kurengera ubuzima no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Tukaba twagira ngo tugire ikiganiro nyunguranabitekerezo ku bana b'abakobwa babyariye iwabo, babyaye mu buryo budateganijwe, ariko ugasanga abababyariye batagaragara cyangwa se batemera abana babyaye. Kugira ngo dushyire hamwe ijwi ryacu twumvikanishe n'ikibazo bafite, cyane cyane ko mu gushakisha abababyariye bisaba n'ibizamini byo kwa muganga, ADN, kugeza ubu usanga ibiciro byabo bihenze cyane. Tukaba rero tugira ngo twari kumwe n'inzego mwabonaga bo muri Minisiteri y'Ubutabera, abo muri Minisiteri y'Iterambere ry'Umuryango, kugira ngo dufatanye tubumvishe ikibazo uko giteye, badufashe ibiciro by'ibyo bizamini wenda bikorwa ku buntu kuri abo ngabo, cyangwa se igiciro kijye hasi cyane ku buryo bashobora kucyishyurira. Ni ijwi rero tugira ngo tubumvikanishe, nabo ubwabo mwabumvise ibibazo bafite ntabwo ari bikeya, nubwo baba baragize ingorane zo kubyara. Hari ibice bitandukanye, hari uwafashwe ku ngufu wenda, cyangwa se hari uwashutswe ku buryo butandukanye, wabeshywe, hari n'uwagiye mu busambanyi gutyo bisanzwe, ariko abo bose bafite uburenganzira bwo kubaho. Abana babyaye bafite uburenganzira bwo kumenya ba papa babo, kuko umwana arerwa n'umupapa n'umumama, agakura mu mutima we no mu bwenge bwe azi ko afite papa, afite na mama. Umwana ukuze utabona urwo ruhanga rw'umubyeyi w'umupapa cyangwa se n'umubyeyi w'umumama, akenshi akurana ihungabana rikomeye. Yiga kuvuga papa, yiga kuvuga mama. Yavuga mama ntabone papa, yibaza ibyo ari byo, biramuhungabanya. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo dushyire hamwe ijwi ryacu n'imbaraga dufite kugira ngo icyo kintu cyumvikane kandi tugikoreho. Nkatwe nka Kiliziya Gatolika dufite izo nshingano zikomeye, cyane cyane ko biri no mu ikenerabushyo ryacu ry'umuryango. Dufite komisiyo ishinzwe umuryango, ishinzwe kwita kuri ibyo bibazo no kubikemura aho bishoboka, ariko kandi uruhare dufite muri rusange ntekereza ko n'andi madini afite, ari yo kwigisha, gukomeza kwigisha cyane, ariko kandi no kwerekera abaturage niba bagize ikibazo bakamenya aho babarize, kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane, kumenya kubaha amakuru, kubaha ibisobanuro kugira ngo babashe kumenya aho babariza ibibazo byabo, ntihagire urengana kandi yashoboraga gukemurirwa ikibazo. Ikigaragara ni uko umwana w'umukobwa utewe inda akenshi ntabwo ahita yakirwa n'umuryango we n'ababyeyi be, akenshi bamushyira mu kato. Ugasanga agize ikibazo, atwaye inda, ndetse bamwe bakagira n'igishuko cyo kuba bayivanamo, bavuga bati bitamenyekana nkamererwa nabi. Icya mbere rero tuvuna ni uko kwigizwayo n'imiryango yabo, bavuga bati uradusebeje, cyane cyane ko akenshi ntaba yanababwiye uko byamugendekeye. Hari igihe afatwa ku ngufu, ntabe yatinyuka kuvuga ko byamugendekeye, bikagaragara gusa ko atwite, cyangwa se
akaba yaterwa inda n'umuntu n'ubundi bari basanzwe bakundana bafitanye ubucuti ariko ntatinyuke cyangwa se ntatinye kubigaragaza cyangwa se uwamuteye inda ntabe yagira ubutwari bwo kuvuga ngo reka mujyane tubane namuteye inda reka mugire umugore n'ubundi. Ibyo rero harimo ingorane nyinshi. Cya mbere ni uko kuhezwa cyangwa se kwigizwayo kw'abo bana batewe inda n'imiryango yabo, cyangwa se hanyuma no kubona rero ababateye inda kugira ngo baboneke biragorana. Usanga abasore bihisha ntibigaragaze. Numva ko izo ngorane zirahari kandi hari n'izindi nyinshi. Hanyuma nawe bagakubitiraho n'ubukene. Umwana utwaye inda akenshi aba afite ubukene, abakenera byinshi, ntawe ufite ubimuha, ugasanga biramuremereye cyane. Numva rero abafite aho bahurira n'icyo kibazo bakomeza kuba hafi, cyane cyane kwigisha, tukagaruka nanone ku muco w'indangagaciro, kwitwara neza, kugerageza kwitwara neza ku buryo abantu n'abakobwa bakurana umuco muzima, bakagumana ubusugi bwabo, mbese bakitwararika mu buryo bwose bushoboka. Abakristu bagakomeza ku ndangagaciro z'ubukristu cyangwa se n'ahandi basengera. Hanyuma rero tugashyiraho n'indangagaciro za Kinyarwanda zo kumenya kwiyubaha no kwiyitaho. Hanyuma rero ariko n'abandi nabo bakora ibikorwa by'ihohotera kabagarukaho, ntabwo ari bizima. Ni byiza ko abantu bamenya guha agaciro ubuzima, guha agaciro umuntu, kuko iyo abatera inda abana b'abakobwa abafata ku ngufu baba biciye ubuzima ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni byiza rero yuko tumenya guha agaciro ubuzima kandi tukabusigasira mu mpande zabwo zose. Ingaruka ni uko nyine dufite abana ariko bakaba batandetse, n'abaduteye inda barabihakanye, baraturahurera batandetse. Ukorwa no kurera umwana wenyine nta n'ubushobozi ufite bwo kuba wamurera nyine. Icyo nicyo kiba kiduhangayikishije. Turamutse tworoheje gupimisha DNA byadufasha nyine kuba ko umwana yaba afite ahantu abarizwa. Ubuzima nanyuzemo bubi, nahise ncekereza amashuri narangije, ntangira ku musaraba nyine wo kurera umwana, wo gutwita nkarera umwana agiye nyine, kandi yari bikwiye ngombwa ko nasubira mu ishuri nkiga. Biga no kubujya mutizeye ko ibyo bikubaho, uba wizeye byinshi byiza, ariko inama nabagira baritonde mbega bagende gake kuko biragoye, hari ibishuko byinshi. Ingaruka ni nyinshi kuko no mu muryango ntabwo uba ufashwe neza, ntabwo uba wemewe na wa mwana na gahunda bafite mu muryango. Ubundi hari Isange One Stop Center zikorera mu gihugu hose, mu turere tunyuranye. Kugeza ubu ziri ku bitaro bigera kuri 48 mu gihugu hose. Aho rero hari abakozi banyuranye, hakaba harimo n'umukozi wa MAJE. Abo bakozi rero batanga ubufasha mu by'amategeko ku bahohotewe, ariko si iyo serivisi yakorerwa gusa, hari n'abakozi bari bahakorera, hari abakozi b'ibitaro, hari abakozi bafasha abahuye n'ihungabana. Iyo rero bibaye ngombwa ko hari uwahohotewe ndetse watewe bishobora kuba byaramuviriyemo gutwara inda, iyo bibaye ngombwa bamufasha gukoresha cya kizami cya ADN, kandi iyo serivisi akayihabwa ku buntu. Uretse uwo mukozi wa MAJE ushinzwe gufasha abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari n'abandi bakozi ba MAJE bakorera mu turere kuko baba ari 3. Hari umwe rero ufite inshingano zo kuburanira abatishoboye. Ni ukuvuga ko kugira ngo ashobore kubafasha bisaba kuba bitwaje icyemezo bahawe n'inzego z'ibanze cyerekana ko badashoboye kwishyurira serivisi z'ubutabera.
abo ngabo rero barafashwa hanyuma byaba ngombwa ko baburana mu nkiko akababuranira cyangwa akababunganira kuko aba ari umukozi wa maje ariko afite na karite y'umwavoka ku buryo afite ubwo bubasha bwo kuburanira abatishoboye mu nkiko. Yifura mu binyamakuru.